Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Muhanga hongeye kumvikana inkuru ibabaje, inkuru y'incamugongo bitewe n'uko umukozi wa hoteli y'imwe ikorera muri aka karere ka Muhanga yasanzwe mu muferege yapfuye. Uraza kumenya mbese abishe uyu mukozi w'iyi hoteli bamuzizaga iki? Ese basobanuye iki? Ese abaturage bo basabye iki ubuyobozi bw'aka karere ka Muhanga? Ese inzego z'ibanze zo zaba zatangaje iki nyuma yo gusanga uyu mukozi wa hoteli yishwe urupfu rw'agashinyaguro? Ibi rero byose bikubiye mu makuru uyu munsi twaguteguriye, ari nayo mpamvu tukubwira ko ugomba kujya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogira kaza nako ugakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere bitewe n'iyo nkuru mbi cyane bazindukiyeho y'uwo mukozi wa hoteli wasanzwe wishwe akajugunywa mu muferege. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere murabizi ko iyo ngiye kubagezaho amakuru ya KN Radio banza kubabwira ko muba mugomba kujya munsi y'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho n'akazogira kaza nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba aba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni mu karere ka Muhanga aho hongeye kumvikana inkuru mbi cyane, inkuru iteye ubwoba y'aho umukozi wa hoteli yasanzwe mu muferege yishwe n'abagizi ba nabi. Ibyo byose rero nibyo tugiye kubagezaho aka kanya, tubibutsa ko iyi ari KN Radio. Niyonsaba Emmanuel w'imyaka 30 y'amavuko wakoraga muri hoteli ya St Andre mu karere ka Muhanga yasanzwe yishwe cyangwa yajugunywe mu muferege utwara amazi yapfuye. Birakekwa ko ari abagizi ba nabi bamwishe ngo kuko ngo bamaze kumwica bahita bamujugunya mu muferege w'amazi ngo kugira ngo nibaza gukora iperereza babone ko yaba yasinze akikubita muri uwo muferege. Uyu Niyonzima wari utuye mu mudugudu wa Gihuma, akagari ka Gahogo, umurenge wa Nyamabuye wo muri aka karere ka Muhanga yasanzwe yishwe urupfu rubi rubabaza abaturage batuye muri aka karere, cyane cyane bibabaza umugore we wakiriye iyi nkuru y'incamugongo yo kumva ko umugabo we yishwe n'abantu bataramenyekana. Ngo iyi nkuru y'uyu nyakwigendera ngo yabaye ngo cyangwa yamenyekanye ngo ku munsi w'ejo, ngo kuko ku munsi w'ejo ku wa mbere tariki ya 12 Kanama yari afite konji y'akazi, ajya gusangira icupa n'uwo bakorana amusezeraho avuga ko atashye iwe mu rugo. Ubwo hari mu masaha ya nimugoroba, umugore we yaramutegereje ijoro ryose abona adatashye. Mu gitondo bamuhamagara bamwakiriza iyo nkuru mbi cyane. Iyo nkuru yahise ituma umugore amera nk'uguye muri koma bitewe n'iyo nkuru y'incamugongo yari amaze kwakira yuko umugabo we batoraguye umurambo we muri rigori.
Ibi kandi ngo byabaye isaha y'isaa saba z'ijoro zo kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Kanama nibwo umurambo w'uyu nyakwigendera watoraguye mu mudugudu wa Nyarucyamu ya gatatu wo muri kano kagari ka Gahogo. Andi makuru kandi akavuga ko uyu Niyonsaba Emmanuel n'umunsi atakoraga ngo yajyaga kuri iriya hoteli ngo kuganira n'abakozi bakorana, ngo dore ko n'ejo bahamubonaga ngo arimo araganira n'abo bakozi bakorana kuri iyo hoteli. Birakekwa ko abamwishe bamutegeye mu nzira ataha baza gushyira umurambo we muri rigori kugira ngo abawubona bavuge ko yaguye muri rigori yasinze. Gusa nta rwego na rumwe rwa leta ruremeza cyangwa ngo ruhakane ko ayo makuru ari ay'ukuri koko, ngo cyangwa se kuba birakekwa ko yishwe ari ikinyoma. Twagerageje kuvugisha gitifu w'umurenge wa Nyamabuye Niyitaba, tumwohereza ubutumwa bugufi nabwo ntiyabusubiza. Gusa nabusubiza tuzagaruka kuri iyi nkuru. Abahageze kandi mbere bavuga ko basanze Niyonsaba Emmanuel yakubye ijosi aryamye hasi muri rigori ryo munsi y'ishuri ry'imyuga riherereye i Gahogo. Ngo cyakora bamwe mu bo bakoranaga babwiye umunyamakuru ko batunguwe n'urupfu rw'uyu nyakwigendera, ngo dore ko atararwaye ngo kandi ataherukaga no kurwara. Uyu Niyonsaba Emmanuel asize umugore we n'umwana umwe. Umurambo we bavuze ko ugiye kujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kabgayi. Tuzakomeza gukurikirana iby'iyi nkuru y'urupfu rw'uyu nyakwigendera kugira ngo tuzamenye neza icyaba cyamwishe cyangwa tumenye bano bakekwaho cyangwa bano bishyuye nyakwigendera ko bafashwe. Nitubimenya tuzongera tugaruke tubabwira kuri iyi nkuru y'incamugongo yababaje abaturage batuye muri kariya karere ka Muhanga bitewe no kuzindukira kuri iyi nkuru mbi cyane, kuri iyi nkuru y'incamugongo. Mu kiniga cyinshi, mu mubabaro mwinshi, umugore w'uyu nyakwigendera itangazamakuru ryagerageje kumuvugisha ariko ururimi ntirwava mu kanwa, ngo kuko kuvuga byari byanze bitewe n'amarira menshi yari arimo arasuka nyuma yo kumva iyo nkuru mbi cyane y'uko umugabo we bamusanze muri rigori yishwe. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu, ari nako shimira umuntu wese wakoze subscribe cyangwa sabone, ntanakangurira umuntu utarakora subscribe ko nawe yayikora nonaha kugira ngo ajye aba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi.